icya mbere cyo kubabwira nuko iri muri quartier nziza, ahantu heza. Reka tubanze dutemberane iyi quartier yayo. Ni hano Kicukiro mu Kagarama ku Muyange. Banze urebe quartier. Uri kubona quartier, urabona ko ari quartier nziza, amataje ahari. Aha rero muri iyi quartier hari inzu nje kubereka nziza irimo iragurishwa. Nkuko nabibabwiye, urabona yuko yaba ari ubwayo inzu ni nziza cyane, yaba ari na quartier mwabibonye. Hano Kicukiro mu Kagarama ni ahantu heza heza ho kuba wagura inzu nk'iyi, kuko uramutse uyiguze yaba ari kuyituramo. Hano Kicukiro mu Kagarama ni ahantu nyine hari ibikenerwa byose ngo ubu utuye muri quartier nziza. Rero iyi nzu irimo iragurishwa kuri miliyoni 200 zishobora kuzamo n'ibiganiro. Ubu rero nyuma introduction no kubereka quartier irimo, mwagiye mubona ibice ariko muri introduction nkuraho, ariko noneho tugiye kugenda turambure mu buryo burambuye nyine murebe mumenye ngo iyi nzu iri hehe. Icya mbere nuko iri ku muhanda wa kaburimbo, iri ahantu ku muhanda wa kaburimbo. Ikindi duhereye hano hanze kuri iyi gate yayo, nawe amaso araguha ko ifite gate nziza. Hanze tutahatinze turakomereza kuri iyi parking. Ifite parking ishobora kujyamo imodoka enye z'amajipe ziparitse neza, kuko urabona ko ari parking nini kandi ngari. Urabona ko ari parking nini kandi ngari. Hanyuma aha niho noneho dusanga design yayo, nayo uyirebe ifite design nziza, iragaragara neza. Ubwo iyo mvuga design mvuga amarangi ayiriho, mvuga na decoration nyine uko i-designinze. Ni inzu rero igizwe n'ibyumba 4 na douche toilette 3 mw'imbere mu nzu, ikagiramo igikoni cyiza mwakibonye na salon nziza. Byose rero ku muntu urenterese kugura inzu biba bisaba ko hano kuri Ruhima Real Estate dufata uyu mwanya, nkashyiraho kamera nkagenda nkwereka ngiyi parking, ukareba amapava arimo, ngiyi parking ukareba ko izengurutswe n'indabyo, ngizi design, ngaya amarangi ariho, ku buryo nyine wowe iyo ugiye no kugura buri kintu cyose kigize iyi nzu tuba twakikweretse mu buryo bwuzuye. Hanyuma rero design yo ngira ngo ntayitindijeho, kamera mwayibonye pe, urabona amarangi ariho uko designinze ni sawa. Kuri miliyoni 200 hano Kicukiro mu Kagarama waza ukagura inzu nziza yakodeshwa amafaranga menshi, yaba ushaka no gutura ukaba utuye neza. Ibaze ko ndi muri parking ariko nkaba mfite view. Ni inzu iri ahantu heza hejuru. Ubwicyo tukivuyeho tureta dukomereza hano kuri izi ndabyo. Hano hari indabyo nziza nazo bashyizemo amavaze zigiye zizengurutse. Ahangaha uri kubibona ko ari ibintu bimeze neza. Ndibaza ko iki gice cyose cy'inyuma, yaba ari ukuva kuri iyi parking irimo amapave meza, yaba ari urugi rukinzeho, yaba ari design yo hanze, ndibwira ko ubibonye neza. Uramutse ushatse nko kugura rwose ndumva naba nabikweretse neza. Miliyoni 200 waza ukagura inzu. Ubu muri iyi minsi uko wabonye ntangira nkwereka, inzu irimo iragurishwa bitewe na quartier irimo. Aha rero tugeze ni kuri terrasse, nayo yirebe urebe uko imeze. Nayo ni terrasse nziza
nini yisanzuye nayo ishobora kwakira abantu benshi, ariko urebe amarangi ariho, urebe nk'ahantu n'ahantu ho gushyira ifoto. Hejuru noneho hari itara ryiza, naryo itara rigaragara neza, naryo risa neza. Aha rero tukahagira urugi rw'icyuma cyiza, narwo ruguha ikaze muri iyi salo nziza. Iyi nzu nakunze ko ifite salo nziza cyane. Muze kuza gufata umwanya murebe kuva hasi ku makaro, kuva hasi kuri aya makaro meza ya originali, hanyuma urebe iyi TV stand. Hano hari TV stand nziza, nyine ifite salo nziza iyi nzu pe. Ushaka nko kugura inzu uretse guhita wihutira kuduhamagara, urabona atari sawa. Ureba n'iki gihande kindi cy'idirishya, urabona angle zose mangira ngo nzikwereke uzirebe neza. Urugi n'idirishya nabyo binini, ifite n'amakostara, urabona kari sawa. Impande zose za salo uzirebe neza rwose. Hanyuma hano kuri uru ruhande hari aho gushyira amafoto, hari igihe ushobora kuba ufite nk'ifoto ya souvenir runaka ukayishyiramo hano. Hejuru rero dufiteho plafo nziza ya gypsum, plafo igaragara neza, urabona ko ni plafo isa neza. Aho turahavuye tureta dukomereza kuri salle à manger. Salo nizere ko muyibonye neza. Salle à manger yacu iratandukanywa hano ni n'urubaho rwiza, igirimo imbaho nziza za muvura zigaragara neza. Imbaho zose zirimo, yaba ari inzugi uraza kugenda ubibona. Aha tugeze ni muri salle à manger, nayo nini ngari, ariko nakunze ko buri gikoresho cyose kiri muri iyi nzu ni igikoresho cyiza kandi gikomeye. Aha tuhafiteho plafo nziza hano muri salle à manger. Buri gice cyose harimo plafo ya gypsum, amatara meza. Nawe uri kubibona ko ari inzu nziza. Mwibutse ko igizwe n'ibyumba 4 na toilette 3, salle à manger nziza, salo nziza nini yo twayibonye. Igikoni nacyo turaje tukigeho, buri gice cyose kigiye kiyirimo ni igice cyiza. Iragurishwa kuri $200,000. Ni inzu nziza iri hano Kicukiro mu Kagarama, quartier yo mwabonye karisawa. Salle à manger ndizera ko nayo uyibonye neza. Hanyuma aho rero tuhavuye turete dukomereza hano kuri igikoni. Ifite igikoni cyiza, ubwo nacyo kirebe. Igikoni cyiza gisa neza. Umuntu waba urenterese kugura inzu ntago ukwiriye gucikwa n'iyi nzu. Hano hari umwanya wo gushyiramo firigo. Hanyuma ariko igikoni cyacu gifite utubati twinshi twiza. Ugenda ureba ukuntu utubati tumeze, ubona ko ari utubati twiza. Mba ndi kugira ngo nkwereke angle zose z'inzu ku buryo ubaye interese, iyo uje kugura usanga ibyo twakweretse yego tere yerekana ibindi byinshi birenze, ariko nibuze twe turagerageza atari ukugenda urenga ibintu bimwe na bimwe. Turagerageza umuntu akagenda kwereka angle zose. Urabona ko igikoni nkikweretse neza, yaba ari hasi yaba ari hejuru. Umuntu urenterese nko kugura inzu, nawe ujye ufata umwanya nawe urebe se uyu muntu yayinyeretse neza. Umwanya wa cuisinier n'uyu nguyu, amakara agiye ariho yo mu gikoni nayo uyarebe. Urabona ko iyi nzu irimo ibikoresho bikomeye, ikozwe n'ibikoresho bikomeye cyangwa yubatswe n'ibikoresho bikomeye. Igikoni ndizera yuko tukibonye neza. Reka turebe iyi nzu ifite n'igikari. Hano hari umuryango usohoka ugahita ugera mu gikari. Iki ni igikari cy'iyi nzu, urabona ko kirapavomye hose. Ni igikari gipavomye hose. Hano hejuru ni ahantu hari terasi, ariko ni naho hari ikigega hejuru hariya. Harameneye nyine ku buryo niho hateretse ikigega, ariko ushobora no kuba wanahicara. Hanyuma ahangaha hari igikoni cyo hanze kimwe gitekerwaho ibyo ku makara. Abantu b'Abanyarwanda bo turabizi cyane, hariho rondereza nziza. Hanyuma ahangaha uzamutse gutya niho dusanga hano hasi
sitoke, inzu y'umukozi, tuwarete yo hanze, nabyo byose birahari. Dore cya kigega nababwiraga ngicyo. Noneho rero igice cyo hanze maze kukibereka, nimuze twinjira noneho turebe bya byumba 4 n'amadushe yabyo. Tukiva mu gikari, icyumba cya mbere ngiye kubereka ni cya cyumba cy'abashyitsi kiba kiri hano hafi ya salamanje. Ni icyumba rero cy'abashyitsi kiri hano, ariko akaba ari nacyo kirimo dushe na tuwarete umushyitsi ashobora gukoresha. Reka mbisobanure. Ni ukuvuga ko aha uyu muryango, uyu muryango urawukingura ukahita ugera hano, hari dushe. Ni ukuvuga ngo iyi dushe hano ni nayo umuntu uri muri salo akoresha, ni nayo wa mushyitsi urara akoresha. Dushe igiye irimo ibikoresho byiza bigaragara neza, amakaro meza. Urabona ko ntabwo ari miliyoni 200 gusa, ahubwo inzu yacu rwose unabyumve yuko buri gikoresho kirimo gikwiranye n'iyo price, kandi buri gihenze cyane ni quartier, ikiruta ibindi ni quartier. Iyi dushe mberetse ni nayo abashyitsi bakoresha, ariko na wa mushyitsi urara, wa wundi umara igihe, nawe aza akarara muri iki cyumba gifite idirishya ryiza, gifiteho hano parafo nziza ya gypsum, icyumba kigari ubona cyisanzuye, kandi icyumba kinini. Mu by'ukuri urabona ko ari ibintu bisa neza. Tuvuye muri iki cyumba cya mbere cyo twita icy'abashyitsi, ukomeze ugendane natwe kandi ukomeze ubane natwe hano kuri Ruhima Rio Estate, iwabo w'imari nyinshi. Tureta tugaruka hano twinjire muri iyi korodoro, aho tugiye gusanga ibyumba 3 bindi byiza, ariko ugenda ureba ukuntu harimo ibikoresho byiza. Umuntu waba ukeneye kugura inzu, wowe ukabona wabaye interese, utuvugisha. Aha hari umuryango usohoka hanze, n'umuryango usohoka hanze ugenda ukagera inyuma mu gikari. Icyumba cya kabiri ni iki ngiki. Buri cyumba cyose ni kinini, kirimo amakaro meza, amarange ni meza, itara ryiza hejuru, ni ibyumba bigaragara neza. Urabona ko amadirishya arimo, urabona ko ari ibintu bimeze neza cyane. Icyumba kindi murakibonye. Hanyuma icyumba cya gatatu ari nacyo gihuriraho dushe. Iki cyumba mvuye kubereka hamwe n'iki ngiki ndimo ndabereka bihurira kuri dushe imwe. Ni ukuri iyi nzu ni nziza. Njyewe nkunda kuvuga ngo inzu ni nziza kubera amparasoma yayo, aho iri kuhagera bimeze gute, aho iri biroroshye kuhabonera umuntu uhakodesha. Izo detaye zose nujya kugura inzu ujye ubanza uzifunge. Hanyuma rero ibi byumba biri mberetse bikoresha iyi dushe na tuwarete. Ifite dushe na tuwarete imwe hano nziza, ariko nakunze ko iyi nzu irimo ibikoresho byiza. Urabona nk'iyi dushe na tuwarete irasa neza, irimo ibikoresho byiza. Ku bantu bamenyereye iby'ibikoresho byiza, ugenda ureba amakaro arimo, ugenda ureba ibikoresho bigiye birimo nk'iyi dushe. Aya makaro, niba umenyereye iby'amakaro, urabona itarimo ibikoresho byiza. Reba nk'iyi shawa, urabona ko buri bikoresho byose bigiye biri muri iyi nzu ni byiza. Nimba uri interese rero, uduhamagare kuri nomero yacu 0783300250 tugeze kuri iyi nzu. Ubwo tuvuye aho noneho tugiye kurebana chambre principale iri hano. Ukinjira muri chambre principale uhita uhura hano na dressing room yayo, irimo amagarde robe meza, amagarde robe menshi ahagije. Nyine uko ubibona urabona ko ari garde robe nziza nyinshi zihagije, zimeze neza, kandi garde robe zisa neza. Urabona dressing room yayo, iri hafi n'iyi dushe. Hano hari dushe nziza nyine ubona ya chambre principale, iyo yiyongereyeho mu bunini, ariko nakunze amakaro agiye harimo amakaro meza cyane agaragara neza. Hanyuma ahangaha ugenda urebe aho gukarabira, urebe nyine buri gikoresho cyose. Niyo mpamvu dufata uyu mwanya ngo tukwereke. Nimba uri interese kugura inzu, wowe ihutire kuduhamagara tugeze kuri iyi nzu nziza. Dushe murayibonye na dressing room murayibonye. Noneho hano hakaba hari
icyumba cyo kuryamamo gusa, kuko yaba ari garderobe yaba ari ibindi byose bishyirwa hariya ukwabyo. Iki ni icyumba cyo kuryamamo gusa, nta kindi kintu na kimwe, naho kuryama nta kindi gikoreshwa. Urabona ko ari icyumba kinini kuva ku makaro kuzamuka kugera kuri iyi plafo nziza ya gypsum ishushanyije gutya, urabona ko ni ibintu bisa neza. Hanyuma rero iki cyumba kikagiraho na terase y'imbere y'umuryango ushobora kwicaraho uganira n'inshuti n'abavandimwe, aho uba ufite view ya parking. Urabona ko ari ibintu bisa neza. Tumaze gutemberana iyi nzu nziza, nayiberetse rero mu buryo burambuye. Nimba urenterese mpamagara, nimero yacu ni 0783300250, tukugeze kuri iyi nzu iri hano Kicukiro mu Kagarama, muri ya quartier mwabonye nziza cyane. Igizwe n'ibyumba 4, dushe toilette 3 imbere mu nzu, ikagiramo salo nziza mwayibonye, ibikoresho byose ni byiza. Iyi nzu iri ku giciro cya 200,000 zazamo n'ibiganiro gatoya. We duhamagare, yubatse n'amatafari ahiye, ni inzu nziza. Duhamagare tukugeze kuri iyi mari. Ndetse nkwereka